umuntu niki kimubwira ko atarisobanukirwa? Twose bagiye bimvetinga ikinyoma. Uwamurikiwe n'umuco hari ukuntu yagiye avuguruza kino kintu yazanye. Ndaguhereza n'umufano ku idini twita ngo ni idini rya metodiste. Iri dini ryazanywe n'umuzungu, ariko iwe yaragize ihishurirwa. Aravuga ngo hazaza indi metode, hazaza indi metodology. Urumva? Noneho abantu ntibagendera mu kwiga cyane cyane icyo yarashatse kuvuga. Icyo yarashatse kuvuga, yarashatse kuvuga ko yuko hazaza ubundi butwari. Yarashatse kuvuga about kingdom of God. Yarashatse kuvuga ubwami bw'Imana. Yararimo avuga hejuru uburyo Yesu Kristo azoza hano ku isi. Urumva? None abantu basigara kuri kariya kajambo ka methodology, bihangira indi mihango, none babizingira muri rya zina methodology, none biba naryo idini runaka. Urumva ko yuko nabo bamekinze mistake, barakoseye kubera ko ntabwo bitaye mu kwiga amateka cyangwa se icyo umuntu yaragendere gusobanura. Iwe Imana yaramweretse ko yuko hagiye kuza indi methodology, hagiye kuza indi metode, ariko sira abantu kubera ko batabimenye bagendera muri kiriya kintu. Methodiste. Ya Hanyuma Guido, kugira ngo ubundi abantu barushirizeho kugenda bisobanukirwa. Rero aba bantu bari mu mwijima, kandi buri muntu wese buriya abakeneye umuco. Hasabwa iki rero kugira ngo bave mu mwijima? Kandi wavuze neza iyo umuntu amenye Kristo arisobanukirwa. Nabo ubwabo ntabwo bari bazi ko bari mu bubata. So rero aba bantu bari mu mwijima kuri none, hasabwa iki kugira ngo bawuvemo? Okay. Gusana ibyangiritse. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mind TV aho muherereye hose kwisi. Mwebwe mwumva ikinyamurenge, ikinyarwanda n'ikirundi, gihani gihangaza, abanyamasisa, abanyejomba, abanyabwisha, abahima ndetse n'abanyankore bahariya mu Bugande. Aho bukeye tubahaye mwaramutse, aho bwije namwe tubahaye mwiriwe. Nkuko twagiye tubivuga, bari ku mugabane wo hirya mu Burayi, Aziya, Australia, Amerika, Canada, ndetse nawe mukunzi wa Mind TV utwereka ko dukurikirana 5 kuri 5 hariya muri Bangladesh. Uyu rero ni ibyamungoye cyane nkuko bisanzwe kuri televiziyo yanyu Gusana ibyangiritse, aho twongeye kwakira umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana. Sibwo bwa mbere muri studio zacu. Guido mumenyereye muri benshi. Uyu munsi n'ubundi twaba twifuje kongera kugira ngo tumuganirize, dore ko ibiganiro byiwe batubwira ko bibafasha kandi bibubaka, dore ko ibiganiro tuganira bitaja kure n'iyobokamana, aho tuba turimo kubwira abantu Kristo, kugira ngo ibyo barimo bamenye ko Kristo ari we first mbere ya buri kimwe cyose. Mu byo tuvuga byose iyo hatarimo Kristo haba habura umwuzuro. Ariko rero uyu munsi n'ubundi turaza kuganira kuyobokamana ntituja kure, ariko tuze kureba uburyo ki umuntu ashobora kwimenya cyangwa se kwitahura no kugira ngo amenye intego cyangwa se vision y'Imana muri we, kugira ngo umwana w'umuntu avuke byanze bikunze haba hari impamvu. Rero iyo Kristo yabyinjiyemo ari we Guido agiye kutubwira kuri none, turaza kuva hano buri wese yisobanukiwe. Rero n'ubundi nubwo nagiye mvuga amazina, muvandimwe reka tugusabe n'ubundi banze wibwira abadukurikirana. Murakoze cyane. Nkuko mwene data yarabivuze ku mazina yanjye, banyita Butoto Guido. Ndakeka wenda iryo zina ntago ririsha kubera ko nakeka ari ubundi bushize mwigeze kudutumira ku bindi biganiro wenda twagiye dukoraho mbere, ariko wenda kuba atari banzi ayo niyo mazina yanjye. Wenda ndi umunyamurenge. Hari ushobora kubona wenda nkoresha nk'indimi wenda ndi kuvanga, wenda akibaza wenda kavukire yanjye. Ndi umunyamurenge, ndi umusinzira. Mu ncamake ni uko nguko. Mukaba n'umwana w'Imana. Nkaba n'umwana w'Imana. Icyo nicyo gikuru cyane. Guido, uyu munsi ko numva uri kuvuga
uciye bugufi cyane, urananiwe bimeze gute? oya mfite ntabwo naniwe. Menyereye kuko uvuga ijwi wumva rifashe, ariko ndumva uri kuvuga usa nk'ufite intege nkeya. Gusa nuko wenda hari ibikorwa nari ndimo muri ino minsi wenda numvaga ko I was like nyine numvaga ko na wastinze some energy, so nkeneye kurikavaringa kugira ngo numve ko ngaruye imbaraga. Dore ko Guido nubwo benshi babona kuri umwana muto, ariko muri wewe uragutse, uri munini. Ibyo byawe waruhugiyemo nimba atari ibanga, abakunzi ba Mind TV waba nk'ubidusangiza kugira ngo tumenye ibintu waruhugiyemo muri iyi minsi? Actually ibyo nari mpugiyemo n'ubundi kubera ko namaze kwimenya uwo ndiwe no gusobanukirwa inshingano zanjye hano ku isi, narindi mundi no mu bikorwa by'ivugabutumwa. Hari igiterane cyarimo kiba ahantu wenda twari turi, ibikorwa byinshi JCC, ni ibikorwa by'ivugabutumwa n'andi madepartement menshi, ariko cyane cyane biri based n'umuhamagaro, cyangwa se biri based na calling, cyangwa se aho duhamagariwe kuba muri iki gihe. Aho hango narahageze, ariko mu by'ukuri kuba atarahageze, nanjye narahageze ubwanjye sinabona n'uburyo nkuramutsa bitewe n'aho wari uri. Nabonaga kugira ngo umuntu akugereho yari imirongo utabara, uri mu bitabo byinshi cyane. Harashobora kwibaza rero hariya uba wahageze gute, ziriya network uzicaramo gute kugira ngo twifuza no kugira ngo tube twakuramutsa tugataha tutaguhaye no kuboko? Actually nta birenze, iyo umaze gusobanukirwa position yawe, cyangwa se iyo umaze kumenya agaciro kawe, ntekereza ko ibindi bintu byose bigenda byikora, bigenda lining up mu nzira cyangwa se mu buryo bukwiriye. Wenda urushobora gutekereza ati mba nifuza kuba nagira connection n'abantu runaka, ariko icyo si cyo ntekereza ko ari cyo cy'ingenzi. Buri icy'ingenzi iyo wabanje kwitahura ukamenya uwo uriwe, ibindi bintu byose biroroha. So ntekereza wenda ko ari muri ubwo buryo, wenda nasi kuvuga ngo ndi wa muntu uhambaye, nanjye ndi wa wundi usanzwe, ariko nyine iyo umaze kumenya position yawe n'agaciro kawe, so why not ko utakwisanga muri ibyo byicaro nk'ibyo ngibyo. Ku batarahabaye rero tube nk'abamenera akabanga, ni mu gitaramo gikomeye cyane cy'umuvugabutumwa mpuzamahanga Peter Youngren, akaba na perezida w'ikigo cya World Impact Bible Institute kuva mu gihugu cya Canada. Rero Guido akaba ari umwe wari inkingi ya mwamba mu bari gutuma icyo gitaramo cyangwa se icyo giterane kigenda neza. Ariko Guido, duherukana mbere ya graduation. Ndagira ngo nicyo duherukana. Haciye migi. Hanyuma tuze kureba muri graduation, ukaba umwe wagiye uhabwa ibihembo birenze kimwe mu banyeshuri bitwaye neza. Biriya bintu wabyakiriye gute? Mu by'ukuri narishimye, kubera ko dore ko wari umunsi wo kwishimira one of our achievement, cyangwa se zimwe mu ntambwe twari tubashije gutera, of which ni ikintu twari dutegereje most of the time mu gihe kinini, wenda nk'ibyo twateganyaga. Urabona iyo umuntu iteka n'iteka ari gukora ikintu runaka, aba yumva ko byanga byakunda abategereje kwa achieving ikintu runaka. So yaba ari kariyeri runaka, cyangwa se yaba ari ikindi gikorwa urimo, iteka n'iteka kuvuga ati byanga byakunda ibyo nkora, mba ngomba kwa achieving goals runaka zituma ngera kuri vision yanjye, cyangwa se icyo nkeneye kuzageraho. Hanyuma harya ku batarahabaye, ni ibihembo bingahe ushobora kuba waraje kubona kuri uriya munsi? Ndakeka ari nta birenze, ni ama certificate. Ni ukuvuga ngo amwe ni mu byerekeye n'imyitwarire n'ubuzima bwo ku ishuri, ikindi ni kibyerekeye ku bijyanye n'imiyoborere cyangwa se n'inshingano twari tuhafite hariya kuri kiriya kigo. Ikindi ntekereza wenda ari nacyo wenda duhuriye kuri rusange n'abandi, ni kubyerekeye wenda kuri achievement y'uko twacivinze amakosi yigishwa hariya. Ndakeka agera kuri mu makosi 48, ubwo urumva ko uba ufite karite nyine y'ibintu byinshi wenda, cyangwa se umaze kunguka ku byerekeye no kumenya Imana no kugenda usobanukirwa zimwe mu nshingano zawe ufite hano ku isi.
urakoze cyane mu by'ukuri kuba atarahabaye dore ko twiganye n'abarevera aho rimwe na rimwe kenshi muri bene wacu twari bakeya ugereranyije n'abanyakenya aho twebwe tutageraga n'abantu bagera hage twari bangahe abanyamurenge 12 twari kuri 12 aho abanyagihugu barengaga za magana n'amagana hafi muri za magana 2 ariko ukaza kuba umwe wagiye wegukana ibihembo by'umunyeshuri witwaye neza watendinze buri shuri wahagereye igihe ndetse kuri none wagiye unafasha n'abandi cyane cyane nacyo washimiweho mu banyeshuri benshi haba abanyakenya abanyamurenge wasangaga wari nka mwarimu nubwo utahembwaga rero ababona uyu mugabo ni munini cyane urumva ko n'ibigo bikomakomeye byagiye bimushimira rero nanjye kuri Mind TV uyu mwanya tukaba tugushimiye ariko uyu munsi rero twifuje kuganira nawe nk'umwe mu byo dukunze kuganira uvuga ko wisobanukiwe ni ijambo rinini kandi rikomeye iyo umuntu avuze kwisobanukirwa aba ashaka kuvuga iki cyangwa se ni iki gisaba kugira ngo umuntu yisobanukirwe mu by'ukuri murakoze cyane ku bw'iki kibazo cyiza mutubajije mu by'ukuri iyo tuvuga hejuru yo kwisobanukirwa nishaka impagarare kuri iryo jambo ibyo bikubwira ko hari ikibazo cy'umuntu kutimenya ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari muri pozisiyo yo kutimenya byanga byakunda biraza kurangira bimugizeho ingaruka yoba abizi cyangwa se yoba atabizi mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi buryo ugasanga rero uza gusanga ko kwimenya ni ikintu cy'ingenzi rero tuza n'iryari umuntu ashobora kwimenya wayi dufokasinga cyane no kugira ngo twimenye ni ukubera iki tugomba kwimenya icya mbere ni uko dusanga ari cyo kintu kitwugarije navuga ko ni ku isi hose ni ikibazo cyo kutimenya ubwo nimvuga kutimenya aha birashobora kuba icya mbere mu kutitahura cyangwa se mu kutamenya icyo uri cyo mu kutamenya agaciro kawe mu kutamenya mbese imibereho yawe ni nko kuvuga ngo ndashobora kuba ntiyizi undi muntu wenda akaba ari nk'undi muntu ubasha kudetermina ubuzima mbayemo mbese akaba yoshobora kudefinisa wenda ni nk'iryo jambo ryiza nawe ubasha gukoresha akaza agasobanura donc ubuzima ngiye nshobora kubamo biruta uko ngiye nusobanura ubuzima ngiye mbayemo so aho rero bikakwereka ko aho niho sasa rero haba ikibazo cyo kutimenya noneho hakabaho inzira zo kugenda dusobanura ndetse tunakosora kugira ngo umuntu abashe guhagarara muri pozisiyo yo kwimenya ndetse no kwisobanukirwa bwana Guido urakoze cyane hanyuma rero umuntu niki kimubwira ko atarisobanukirwa icya mbere kinshobora kumbwira ko umuntu atarisobanukirwa icya mbere ni mu mivugire ni imvugo burya hari ikintu umuntu ashobora kuvuga wenda nubwo yaratuje cyangwa se nubwo yaracecetse ariko atavuga wenda umuntu ntiwamutekereza ukuntu runaka ariko biba ngombwa wenda ndakeka no mu basayikolo no mu bapsikologe cyangwa se abo twita abapsychologist kugira ngo amenye uko umuntu atekereza cyangwa se kugira amenye uko umuntu yiyumvira kugira amenye n'uko uyu muntu atekereza ni igihe umuntu avuze hari igihe ushobora kuvuga ati uko uyu muntu avuze biragaragara ko ari umunyabwenge cyangwa se ari umuswa abimenya ryari ni mu gihe wiyexpressinze mu buryo bw'imivugire rero mu gihe cyo kuvuga kwawe nicyo gihe nshobora guhita amenya voila uyu muntu ntabwo yisobanukiwe cyangwa se uyu muntu ntabwo yiyizi ubundi buryo ni mu buryo ushobora guprezanta ikintu runaka urashobora kudefinisa icyo data ari cyo kuri wowe cyangwa se icyo umubyeyi wawe ari cyo kuri wowe noneho nabisanisha cyangwa se nabigereranyisha n'ubuzima ubayemo ngahita mvuga ati byanga byakunda uyu muntu ntabwo yisobanukiwe uyu muntu ntabwo yiyizi hanyuma Guido buriya ikintu cyose iyo havuze umuntu avuze ngo narisobanukiwe cyangwa nageze kuri iki haba harimo ikintu kijyanye na time cyangwa igihe nimba atari ibanga wisobanukiwe ryari mu by'ukuri si ukuvuga ngo ni n'ibanga kandi aya maprovdo ndi proud yabyo kubivuga kubera ko nkereka iyaba bitarazanye change muri njyewe right now tuvugana
nibwo wenda navuga ngo simbyishimiye kubivuga ariko the reason why I'm proud of it ni ukubera ko ni ikintu cyazanye impinduka muri njyewe hari mu mwaka w'2016 ya ubwo numvishe message y'ukuri yo kumenya Kristo umwana w'Imana ndetse kumumenya bimesha no kwimenya uwo ndiye kuri none ibyo ngibyo bizana impact mu buzima bwanjye so sintekereza ko undi muntu yaza kumbwira ngo hari impinduka zabaye kuri wowe kuko tayari ni ikintu nibonaho ubwanjye ntarinze kugenda mbibwirwa n'undi muntu so numva rero ko yuko ndi proud yabyo kubera ko nzi ko hari icyo byakoze muri njyewe hari abashobora kutwumva wavuga Yesu Kristo buri wese azi ko iyo yamwemeye yabatijwe ndetse anubahiriza gahunda zose z'itorero abamuzi ibyo byonyine biba bihagije ko umuntu yakwisobanukirwa ibyo ni nko kuvuga ibyo actually ibyo nibyo twita ama religious activity donc ni ibikorwa by'idini ni ukuvuga ngo ukitirira urabona donc ni nko kuvuga mvutse nko ku rugero mvutse wenda iwacu baramenye Imana urumva cyangwa se basogokuruza bakaza basenga urumva none nanjye ngakurira muri icyo kintu cy'ikigare nkavuga ati okay ubwo ba data na ba mama bakuze basenga Imana nkaba naronse amashereka yabo automatically nanjye mbaye umwana w'Imana cyangwa se mbaye uva ku Mana cyangwa se mbaye wizera urumva ariko icyo muzi ukuri ntibiragasobanura position cyangwa se kwimenya abo turi bo mu Mana kuri none bishingiye no mu kugenda twimenya biciye wenda muzo twari dusanze twiyizimo nk'ibikorwa bikomoka hehe mu idini ukavuga ati niba nosenga cyane nzimana ukavuga ati niba notanga cyane nzimana izo zose ntibirakaba igisobanuro cyo gutuma twimenya abo turi bo twimenya abo turi bo ryari okay ndaguhereza sinjya kure n'ivyanditswe kubera ko ni byiza ko tuzana ibitekerezo byacu ariko nkunze kubwira abantu ni byiza ko depositiona imyumvire yacu tubihuze n'icyo ijambo ry'Imana rigenda ribivugaho Paulo yandika Abaefeso igice cya 4 umurongo wa 20 yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nuko rero mwebwe bene data nti mwize Kristo muryo nukuvuga ngo position yo gutuma menya uwo ndiwe kuri none bishingiye kuba nsobanukiwe uyu Kristo nindi nukuvuga ngo hatabayeho njewe kumva uyu Kristo biragoye ko nimenya uwo ndiwe hatabayeho kumva uyu Kristo nukuri biragoye ko menya n'Imana ikiricyo nukuvuga ngo uraza gusanga ko ibintu byose bishingiye mu kutumva uyu Kristo nukuvuga ngo nibibazo biriho kuri none nigituma hariho intambara z'amadini runaka aba bantu bakavuga ngo twe dufitiye imyemerere runaka bakavuga ati twe ntago duhuza namwe urumva ibi wenda twagiye twumva wenda okay na amateka twagiye twumva kubera ko twe ni ibintu wenda twakuze twumva ngo hariho bakadese abandi ngo haribo aba naba usanga nyine baragiye bigaburamo ibice runaka kubera ko usanga ngo hari izo badahurizaho urumva izo zose mu zukuri naje gusanga byose biragenda bigahurira ku kibazo kimwe ku kibazo cy'uko abantu batigishijwe Kristo ngo bamumenye none ugasanga kubera ko abantu batigishijwe Kristo bamumenye birangira hazaho conflict hagati y'iki y'imyemere n'ibyo abantu bizera cyangwa se nuko abantu bagenda batekereza kuki Imana iricyo none ugasanga aho niho akenshi ibintu bigenda bipfira ariko ngasanga kandi solution cyangwa se igisubizo aho twagakwiye kwicara aho twagakwiye gusubira inyuma n'ukwicara kandi tukwigishwa Kristo Yesu ibi nivyo tureba ku buzima bw'itorero rya mbere ryabayeho itorero ry'intumwa nigeze kugirirwa amahirwe nza kwirwa ku kintu kijanye n'amateka y'intumwa actually aho ni na itorero rya mbere ryatangiriye iyo usoma na makuru ukura actually bayakura mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bavuga uburyo ki ubuzima bw'itorero rya mbere ryabayeho ikintu cya mbere cyari kibashishikaje nta kindi kintu bigaga bicaraga hasi bakiga uyu Kristo nukuvuga ngo izi ntumwa zimaze kuvaho haje abo twita aba church fathers nukuvuga ngo ni wazee wa kanisa n'abakuru b'itorero ariko nta kindi kintu cyari kibashishikaje nukuvuga ngo barazaga
bagakora nka deba urumva bakiga ku byanditswe bakiga ku kintu runaka ariko nta wundi muntu bigagaho donc the main subject y'aba ba church fathers nta kindi yari Kristo Yesu of which usanga kuri none twe twibanda ku bindi bintu bijanye n'imyitwarire behaviors z'idini urumva n'ibindi bintu bijanye n'imico n'imyitwarire y'ikidini bitandukanye nuko twagakwiye kuba tuzi Kristo Yesu of which ariho nemezanye ko yuko ni naho ibintu bibiri bitazigera bihura ni ukuvuga ngo Kristo Yesu aratandukanye n'ibyo twiga mu idini kubera ko ubuzima bw'idini imico culture y'idini itandukanye na culture ya gikristo in fact iyo tuvuga Christianity ntabwo tuba turimo tuvuga idini rya gikristo iki kintu wenda tucyumve wenda nutakizi wenda no mu wadukurikiye bagerageze bacumbe neza mu njyana yacyo ntabwo Christianism ari idini nk'andi madini nk'uko twumva za Buddhism nk'uko twumva za Hinduism nk'uko twumva za Judaism nk'uko twumva andi madini yose nayo nk'uko nawe wagenda mentioning uko ari yose Christianism mu ncamake ni ubuzima bwa Yesu Kristo mu buzima bw'icyaremwe gishica ari cyo cyose aha ijambo ubundi Christianism ni ijambo Christianity iri jambo ryazanywe n'abapagani baryitaga abandi baryitaga intumwa za Yesu Kristo babikura ku jambo Christ like donc n'abafite imiterere nk'iya Kristo n'abafite culture nk'iya Kristo n'abafite mindset nk'iya Kristo n'abafite imyumvire nk'iya Kristo urumva abo nibo abantu bababonye ku buryo bavuga ati dore aba bantu bafite nk'ingendo nk'iya Kristo zonyine n'imivugire yabo cyangwa se n'imitekerereze yabo nicyo kimwe nk'iya Kristo naho ijambo rero Christianism ryaturutse so iryo uwo ni wo muzi w'iryo jambo Christianism ryagiye rituruka ariko none uko ryagiye imyaka yagiye icaho ni ukuvuga ngo abantu bagenda babikoresha mu nzira idakwiriye cyangwa se babivuga mu buryo budakwiriye bagenda none Christianism igenda itinjyana bivanye nuko idini ryagiye ryinjiramo bishaka kuvanga noneho ko Christianism ari idini naryo ari nk'idini kimwe nk'uko hariho idini rya Kisilamu nk'uko hari idini rya ry'igihindu nk'uko hari idini rya Buddha n'andi madini yose agiye atandukanye none ugasanga turimo turibesha kuri icyo kintu hanyuma Gwida yego mbere ya 2016 mbere yuko wisobanukirwa Kristo ari we ndetse nawe ubwawe uze kwisobanukirwa harushobora kwibaza nize mpinduka zabayeho cyangwa se mbere yuko wisobanukirwa wari ubayeho gute inyungu waje kubibonamo nyuma yo kwisobanukirwa zabaye izi okay murakoze cyane kubw'icyo kibazo cyiza mutubajije ariko ndakeka ibi byose mubaza kugira ngo abadukurikiranye abakiri mu mwijima kugira ngo nabo bakomeze bamurikirwe n'umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo so mu by'ukuri ibi ndabivuga kugira ngo bi reflect n'undi nawe uri muri iyo situation nk'iyo nanjye wenda nari ndimo ku rugero mu by'ukuri mbere y'uko menya hari ni nko kuvuga ku rugero ni nko kuvuga ni nk'umuntu wenda nkoresha urugero ni nko kuvuga ni nk'umuntu w'impumyi tuvuge nk'umuntu w'impumyi habe niyo hano watereka intebe ntiyo kwigera amenye ko imbere yo hari intebe cyangwa se ikintu cyose watereka imbere ye ntiyakwigera kibona nkeretse wowe umubwiye ni ukuvuga ngo impumyi nirandatwa ni ukuvuga ngo niyoborwa ibwirwe iyi niyo nzira ikwiye kunyuramo aha niyo ikwiye kuja ni ukuvuga ngo impumyi mu ncamake ifatirwa imyanzuro ariko iyo umuntu ari mu mucyo ntabwo abwirwa ngo iyi niyo nzira ikwiye kunyuramo iwe ubwiwe yigiramo amahitamo akavuga ngo voila hariho iyi nzira hakabaho n'iyi nzira iyi niyo nzira je nkwiye guhitamo kwereke ariyo mbona ko ariyo nzira y'ukuri ni ukuvuga ngo noneho ubuzima bw'umuntu utarakimenya utarakamenya Yesu Kristo ngabashe kumenya icyo ari cyo ngabashe kumenya uwo ari we kuri none izo ngibyo no mugeranye n'umuntu nk'iyi mumye nk'urugero nari ntanze rw'impumyi ni ukuvuga ngo abarandatwa icyo abwiye cyose aba yumva ko ariko kuri
aho abwiwe kujya aba yumva ko ariyo nzira kubera iki ni impumyi arahumye. So icyo iyo umuntu akeneye umuntu umuzanira umucyo. None ni igihe uyu muntu amaze kubona umucyo ahasigaye iwe yifatira umwanzuro wo kuvuga ati ndemera kugendera mu mucyo cyangwa se ndemera gukomeza kubaho muri ubuzima bw'uyu mwijima. So ibyo ni ibintu twagiye twexperiencinga mu buzima. Ugakora ikintu out of fear, ugakora ikintu mu bwoba, actually ubigirira ngo kurakora wenda ugira ngo unezeze Imana, ushimishe Imana. Actually nibyo intumwa Paul nawe yabigarutseho, aravuga ngo ndi mu bantu bagize ishaka ry'Imana, ngariko ngira ishaka ry'Imana ritava mu bwenge. Impamvu Paul yagize ishaka ry'Imana ritava mu bwenge, icambere nuko yarabuze umuco. Ibyo bivuze ngo yari asanzwe buriya buzima bwiwe bwose agendera mu mwijima, yari atarakimenya. Ariko izo usoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa usomye ku gice cya 9, naho tubona intumwa Paulo ahamagarwa. Yaragiye Damasiko n'ubundi gutoteza itorero, ngatungurwa n'umucyo uramumurikira, ngo yumva ijwi rivugira muri amukira mbwa ngo Sauli Sauli undenganyiriza iki. Ni ukuvuga ngo ako kanya nibwo yamenye ko yuko umucyo umaze kumuvira, nibwo yamenye ko yuko icyo yari makora cyari kinyume n'ibyo yitaga kuri we kariko kuri. Mu yandi magambo, mu ncamake, umwijima mvuga mu magambo ahini ni idini. Idini mbese rikwereka ko ibyo uri mukora ariko kuri, oruke mu yindi position mu rundi ruhande ni ikinyoma cyuzuye. Ariko rero ni igihe wasobanukiwe uyu Kristo Yesu, ni igihe waje muri uno mucyo w'agatangaza, usobanukirwa ko yuko izo wari urimo idini ryakwerekaga ko ariko kuri, uza gusanga ko atari ko kuri. Ahasigaye iyo umaze kumenya ko ugeze mu mucyo w'ukuri w'igitangaza, nicyo gihe ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ibi nari mbirimo ndabiretse, mfashe umwanzuro wo kugendera mu kuri. Kabone nubwo abantu tutabyumva kimwe, kabone nubwo imyumvire y'abantu atari ko kimwe nabo nk'uko babitekereza, cyangwa se kimwe nk'uko nabo bavyumva, cyangwa se kumwe nk'uko nabo babasha kubitekereza. Iki kintu ndakivuga kubera ko nicyo ubu nyine isi yugarijeho. Dutekereza ko icyo umubare nyamwinshi uvuga, niba iki kintu kivugwa n'abantu 1000 kandi wenda tuzi ko ari bo bakozi b'Imana, tugahita twumva ko ikintu niba cemejwe n'abantu 1000, iki kintu ni ukuri. Niba cemejwe na runaka, niba cemejwe na runaka, ugahita wumva ko byanga byakunda, iku niko kuri, uko niko kuri naje nkwiriye kugenderamo. Orke iki kintu ni ikinyoma. Ntabwo ukuri kuba ukuri kubera ko kwemejwe n'umuntu runaka, ntabwo ukuri kubera ko kwemejwe n'abantu 1000, bashobora kuba ari 1000 ariko nabo still bari mu kinyoma. Urumva byanga byakunda nituje gukora study tuzaza gusanga ni ibintu nabo bakuye ku wundi muntu. Urumva orke uyu muntu yari mu kintu c'ikinyoma. Urumva none bagatayifatira kubera ko batazi ko yuko ibi nawe yararimo kwari ikinyoma, bakabigendera no ugasanga bagi babyimbentinga no kubandi, none bakagenda babiforsa kubandi babibasunukiramo, babibumbisha ko ariko kuri, orke ari nk'ikinyoma. Ndatanga urugero kandi rugaragara no mu buryo buri scientifically proved. Urabona hari uyu mugabo twiga wenda mu mateka, ni ibintu wenda twiga mu mateka yasanzwe, nagiriwe no kwiga, wiriya kwiga ni ikintu cy'ingenzi ku bantu biga, ntabwo urabashishikariza kwiga, ni ikintu cy'ingenzi kubera ko hari ukuntu ugenda ufunguka no mu buryo bw'ibitekerezo. Ndakeka nibuka twiga mu bintu by'amateka, twize umugabo umwe wita Charles Darwinism, uwazanye theory ivuga ngo man come from ape, donc umuntu yakomotse mu ngagi. Urumva ni ukuvuga ngo ni idea, ni igitekerezo kiwe yazanye. Urumva ariko ndakubwiza ko still right now aba scientific, abantu twemera ko bashobora gufata imyanzuro cyangwa se bashobora kuzana igitekerezo isi kabi yakigenderaho nk'ukuri. Ni ukuvuga ngo naba twita ko ari iki karaba scientific. Urumva orke iyo ugiye gukora study mu mateka yiwe, iwe aje kurangiza
yarangije avuga ngo yandika avuguruza ibyo yari yaravuze. Aravuga ko ibyo yavuze cyari ikinyoma. Abantu bakwiye kubivuguruza, badakwiye kugendera muri ikinyoma. Ariko ndakubwiza ukuri ko yuko iki kinyoma abantu tibaragahindura, tibarakamenya ijambo rya nyuma Charles Darwinism yasize avuze. Yasize avuze ko yuko ngo ubu ni ubutumwa bwa devo. Ko umuntu yakomotse mu ngagi yagiye agira gute akomoka mu zindi nkuko biba mu classes. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Ibintu nk'ibyo wenda sa amateka twarimo, ariko ni byiza ko tugenda tumenya izi ni ingero zifatika kandi tuzi no mu bintu biriho bigaragara. Ni ukuvuga ngo zanga byakunda tugomba gusubira inyuma, kuko ni nacyo kintu tugenda tureba. Icyo nemeranya neza nuko abantu bose bagiye bimvetinga ikinyoma. Uwamurikiwe n'umucyo hari ukuntu yagiye avuguruza kino kintu yazanye. Ndaguhereza n'umufano ku idini twita ngo ni idini rya metodiste. Iri dini ryazanywe n'umuzungu, ariko iwe yaragize ihishurirwa. Aravuga ngo hazaza indi metode, hazaza indi metodology. Urumva, noneho abantu ntibagendera mu kwiga cyane cyane icyo yarashatse kuvuga. Icyo yarashatse kuvuga, yarashatse kuvuga ko yuko hazaza ubundi butwari. Yarashatse kuvuga about kingdom of God. Yarashatse kuvuga ubwami bw'Imana. Yararimo avuga hejuru uburyo Yesu Kristo azoza hano ku isi. Urumva, none abantu basigara kuri kariya kajambo ka methodology, bihangira indi mihango, none babizingira muri rya zina methodology, none biba naryo idini runaka. Urumva ko yuko nabo bamekinze mistake, barakoseye, kubera ko ntabwo bitaye mu kwiga amateka cyangwa se icyo umuntu yaragendere gusobanura. Iwe Imana yaramweretse ko yuko hagiye kuza indi methodology, hagiye kuza indi metode. Ariko sire abantu kubera ko batabimenye bagendera muri kiriya kintu methodiste. Hanyuma Guido, kugira ngo ubundi abantu barushirizeho kugenda bisobanukirwa, turabizi ko na Yesu Kristo muri vision cyangwa mu ntego yazizanye haraho zivugwa muri Bibiliya. Icyanzanye naje kubohora imbohe, naje guhumura impumyi, naje gukiza ibisenzegeri, naje kubakura mu babata. Aho kuko wagiye uvuga ngo kuba mu mwijima no kuba mu idini, Abayahudi ndetse babaye genesi we, niko tuvuga ko turi imbata, ko turi bene Ibrahimu, tutigeze dukorera undi muntu, utwita imbata gute? Rero abari mu mwijima uyu munsi, kuko wari uvuze ngo bari mu idini, hasabwa iki kugira ngo byenda bave muri buriya bubata, dore ko batanazi ko baburimo? Hanze n'urwo rugero rwa Yesu Kristo, aho yavuze ibyamuzanye ku isi bikababazaga abamwumvaga. Rero aba bantu bari mu mwijima, kandi buri muntu wese buriya abakeneye umuco. Hasabwa iki rero kugira ngo bave mu mwijima? Kandi wavuze neza iyo umuntu amenye Kristo arisobanukirwa. Nabo ubwabo ntabwo bari bazi ko bari mu bubata. So rero aba bantu bari mu mwijima kuri none, hasabwa iki kugira ngo bawuvemo? Ni byiza, icyo kibazo ni cyiza, ariko nshaka kucyadressinga mu buryo mu buryo bwisumbuye. Wenda abadukurikiye baraza wenda kugerageza kutwumva. Twiga muri leadership, kugira wenda nze kumakinga point yanjye clear kugira ngo ize kuza kumvikana. Ni ukuvuga ngo hariho icyo twita kugira ngo uzane solution, habaho icyo twita kwa identifying the problem. Kugira ngo uzane solution ni ukubanza kwerekana ikibazo aho kiri. Kugira uzane igisubizo ni ukubanza kwerekana ikibazo aho kiri. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo umuntu womwereka igisubizo atabanje bwiye kubona ikibazo aho kiri. Ni ukuvuga ngo zanga byakunda kugira ngo abantu tugere kuri level of understanding, tugere ku rugero rwo kumenya icyo turi cyo, cyangwa se tumenye aho turi bo kuri none, cyangwa se tugere ku rugero rwo kuba muri uyu mucyo. Icyambere nuko twigishwa nde? Nuko twigisha Kristo. Noneho ni mu kwiga Kristo biri muri buno buryo bubiri. Iyo wize Kristo ugasobanukirwa Kristo, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kibaho, habaho kumenya iyi position side yombi. Ni ukuvuga ngo habaho kumenya side y'umwijima wari urimo no kumenya side y'umucyo urimo kuri none.
noneho utabizi kari mu mwijima kandi ko kawurimo. So uyu muntu utabizi nta kindi kintu akwiriye, akeneye ko tumurepresenta uyu mucyo ari wo Kristo. Ni ukuvuga ngo ni igihe uyu muntu yageze mu mucyo atangira gutandukanya ikiri umucyo n'ikiri umwijima. Kandi kutabimenya Guido ni hahandi n'ubundi uri mu itorero warabatijwe warakijijwe uzi kumuzi kandi uramusenga usoma Bibiliya urayemera. Rero umuntu ushobora kukumva ashobora kuvuga ko uyu musore ni gute yumva ko ari uzi Kristo kurusha abandi kuko bose bibwira ko bamuzi. Okay, ntabwo ari ukuvuga ko yuko ari ukumenya Kristo kurusha abandi kuko si nanjye umuzanye, yaje kuva kera nkuko wenda tugenda tubibona, uretse no muvuga wenda mu buryo buri biblike no mu buryo bw'amateka ni ibintu bigenda bigaragara. Ariko mu by'ukuri hari no koresha nk'umufana, sibyo? Hari nko kuvuga ngo ndashobora kuba norangiza inzu iri kure runaka, nkaba just ntuye kure yayo, ariko njya menya ngo iyi nzu just nkayimenya general knowledge. Hari icyo twita general knowledge na personal knowledge. Nubwo ngo general knowledge ni ukumenya ikintu just ukakimenya hanze, utagisobanukiwe indani, utagisobanukiwe mu muzi wacyo. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero nicyo kimwe nk'uko abantu rero bameze. Aba bantu bamenye Imana saba abantu gusa, usomwe no mu bitabo byo mu isezerano rya kera, habe n'aba bantu bose tubona ari ba Adamu, ari ba aba bantu bose dusoma, izi ntwari zose zo kwizera tubwirwa mu gitabo cy'Abaheburayo 11, izi ntwari zose zo kwizera bari bazi Imana hanze yayo, mbese ntibari bazi umutima w'Imana nyakuri. Donc icyo bari bafite icyo twita general knowledge, ariko ntabwo bari bafite personal knowledge y'icyo Imana yari iri cyo kuri bo. Ariko abantu bafite personal knowledge ku Mana kuri none ni twebwe, kubera iki? Tuzi Imana after Christ, tuzi Imana nyuma ya Kristo, kubera ko ni muri Yesu Kristo nimwe duhishurirwa kumenya icyo Imana iri cyo. Kubera ko tugiye kubireba nicyo Bibiliya igaragaza, mu by'ukuri Yesu yari ataragahishuka mu isezerano rya kera. Icyo ni nacyo Bibiliya igaragaza. Izo rero bivuze wenda nakoresha igipande cyo kugerageza kugufasha nawe udukurikiranye kugira ngo uze kubyumva neza. Wenda mudatekereza ko ari izo twatekereje ko ari ama idea yacu. Ni byiza ko tubezinga hamwe n'ijambo ry'Imana. Iyo usoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 18, kugira ngo nawe nje kukubaza uza kwibaza kino kibazo ku giti cyawe, wenda biraza kugufasha. Aya ni amagambo tuza kubona akomeye cyane. Yohana aravuga ngo nguhereye kera kose ngo nta muntu n'uyu wigeze amenya Imana, ngariko ngo umwana wahoze mu gituza cya se ngo uwo niwe waje kuyimenyekanisha. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ibyo bishatse kuvuga ngo abamenye Imana hanze yo kumenya umwana wayo, aba bantu bibeshe ku Mana. Naguhereza imifano ifatika kandi igiye igaragara no mu byanditswe, nawe wogenda ugakora ubushakashatsi. Ni ibyanditswe byinshi tugenda dusoma, urumva? Ariko ibyo byose tibirakadusobanurira uwamenye Imana koko, kuko kumenya Imana, subira kandi kugaruka mu rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi, aravuga ngo Imana yashimye ko umwuzuro wayo wose ubarizwa mu mwana wayo Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo niba kuzura kw'Imana kwayo, niba kamere y'Imana yose iri mu mwana wayo, kandi Yesu icyo gihe yari atarakayishuka, none ni gute ushobora kumbwira ngo aba bantu bari bazi Imana 100%? Hanyuma Guido, tugenda tugana ku musozo. Yego. Abo uvuze kenshi cyane nababayeho mu isezerano rya kera, Kristo ataraza, atarahishurwa, ndetse na nyuma y'umusaraba. Kuri none kuba ariho nyuma y'umusaraba bo bimeze gute? Hanyuma ikindi uze gutanga message y'uburyo ki ibanga rya nyuma n'ubwo arikomojeho kugira ngo abatuye isi barimo kudukurikirana kuri none kuri Mind TV, uwo muco w'Uwiteka bamurikire kuko bamurikiye Pahoro kuri uriya munsi. Murakoze cyane.
kuri uno mwanya mwiza w'ibibazo dukomeje kugenda tuganira ariko ntekereza ko yuko birizawa akamaro kuri mwebwe ya icyo ntekereza mu by'ukuri ibyabaye diferanse hagati y'isezerano rya kera n'isezerano risha ryari umusaraba. Ni ukuvuga ngo uko sisiteme yari yubakitse mu buryo bw'isezerano rya kera bitandukanye n'uko biri muri iri sezerano. Actually iyo abantu rero tugerageje kutumva hagati y'aya masezerano abiri tuba turimo twibesha ku cyagiye kuba hehe mu buryo bwo kugira ngo dusobanukirwe mu by'ukuri akamaro ndetse n'agaciro k'iri sezerano turimo kuri none. Ariko kandi ibyo ntiwabimenya hanze y'uko utarakamenya icyo turi cyo cyangwa se iri sezerano turimo kuri none, of which aricyo kintu nagerageje kuadressingaho, aricyo kibazo isi ifite kuri none, the problem of identity crisis, ikibazo cyo kutimenya no kutisobanukirwa abo turiho kuri none right now, icyo kibazo cyugariza isha. Ariko kandi ku musozo Guido bagenera message niki basabwa kugira ngo bave mu mwijima bisobanukirwa. So ikintu ntekereza ko yuko basabwe cyangwa se icyo bakagombye gukora ni mu buryo wenda nagerageza kubihindura muri aya magambo, nuko basubira kwicara hasi bakongera kandi bakicara bakiga iki, bakigishwa Kristo, kubera ko understanding y'uyu mwana w'Imana Kristo Yesu uyu wahishutse bizatuma tugenda dusobanukirwa icyambere, bizatuma tumenya uw'Imana iri, bizatuma tumenya icyo Imana iri cyo, bizatuma tumenya abo turi bo kuri none, bizatuma tumenya icyo abandi bantu bari cyo kuri none. Kubera iki tubiheshwa no kwicara hasi tukiga. Niryo jambo nagarutseho Paul yandikiye ab'Efeso 4:20 aravuga ngo erega mwebwe ntago mwize Kristo mutyo, wicimirizwa Kristo twari dukwiye kwicara hasi tukamwiga. Nicyo gituma nguhereza urugero wenda mvuga kuri iki kintu gutuma duhita tujya muri confusion bivuga ko umuntu umenya Kristo n'uwagiye mu ishuri utaragize amahirwe yo kwiga utazi gusoma no kwandika ntabwo ashobora kumenya Kristo. Okay, arashobora kumumenya ariko icyo ngambiriye kuvuga buriya umwuka w'Imana ntabwo, kandi nguhereza urugero rufatika iki kintu wenda nza kugikomozaho. Hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo okay, kwiga theology, kwiga Bibiliya cyangwa se kwiga Bible study ntabwo bikwiriye, kubera ko dufite umwuka w'Imana ukorera muri twe, of which nanjye nagira ikibazo niba dufite umwuka w'Imana tuye muri twe, why tuje mu ikanisa tukumva abandi bantu bakaza bakatwigisha kandi dufite umwuka w'Imana twese adutuyemo, ko tuticara hasi ngo umwuka w'Imana twigisha. Bashobora kuvuga byenda bino byo mu itorero kuba abashumba batwigisha birahagije, ugasomba Bibiliya kandi bari yabigishije ijambo ry'Imana. Aha, icyo kibazo aba bapasteri bo bigishijwe nande? N'abandi bapasteri n'abandi ibo bigishijwe nande? Urabona ko ni ikibazo kugera ku intumwa zigishijwe na Kristo. Yes. Urumva mu by'ukuri biribuze kugaruka kuri iki kibazo. Ni ukuvuga ngo kwiga gushaka kumenya Imana ntabwo ari ikintu navuga ko wenda nubwo kiri muri mu myumvire y'abantu, abantu bagerageza kubyumva mu buryo butari bwo, ahubwo niyo ari icyo kintu gifashe, kubera ko ntabwo ubundi ni Imana gukoresha umuntu, ntabwo iteka Imana ikoresha umuntu uri empty. Imana ikoresha umuntu uri full of understanding, uyisobanukiwe. Rero ntabwo bavuga ngo ndicara nimara gusa ngo okay ndicaye ngo mfite umwuka w'Imana ngo nize nabatijwe ubwo none ngo nanjye menye Imana none ntangira kwibwira abandi, ni amakosa. Utaricaye hasi ngo wigishwe. Urumva none hari icyo twita revelation, ihishurirwa, habamo kwigishwa biriya wigishijwe, sibyo? Ariko kandi muri izo wigishijwe urashobora kugira icyo twita revelation, kandi iyi revelation ni knowledge ukura muri kiriya wigishijwe. Iki ngiki rero ari cyo kintu cy'agaciro dukeneye. So iyi ngiyi ariyo personal understanding, ari cyangwa se ariyo personal fellowship n'Imana kuri twe, kandi icyo ntekereza ko ari cyo cy'igiciro kuri twebwe. Guido, mu ijambo rimwe rero wagendera abadukurikiranye tugasoza kino kiganiro. Icyo wenda nashishikariza abadukurikiranye mu by'ukuri icyamara ibibazo cyangwa se icyo ntekereza cyamara ibibazo abantu wenda kibugarije, waba ufite ku bibazo byinshi, ni byinshi pe, kandi twona biganiraho uko wenda twagiye tugira uburyo n'umwanya, ariko ndabizi ko ibibazo nyine abantu bafite ibibazo ni byinshi, wenda uretse no kujya behind that hano no muri Kenya hari abantu bapfa. Buriya ni ukuvuga ngo hari iki kintu
cyo kuvuga ngo iyo buriya utamenye neza birashobora no kukwafekta n'uburyo ubaho. Hari ijambo umuntu umwe yari kotinze aravuga ngo right believing will cause right living. Ni ukuvuga ngo imyizerere myiza niyo irema n'imibereho myiza. Rero iyo bipfiriye mu myizerere donke n'imibereho automatically nabyo ibipfuye. Ni ukuvuga ngo rero nuko abantu twari dukwiye kugaruka kuri the right believing. So the right believing, we have to get it from the right information, from the right knowledge, mu bumenyi bw'ibanze. Ubuhe bumenyi? Ubwo nimvuga ubumenyi ntabwo mvuga ubumenyi bushingiye ku madini runaka. Mvuga ubumenyi bushingiye ku kumenya Imana. Imana tuyimenya biciye mu mwana wayo. So iyo knowledge rero iyo dufite personal knowledge of who Christ is, uwo tumenye Imana iri bice mu mwana wayo Kristo, icyo kintu nicyo numva ko ari cyo cy'agaciro kandi nicyo kintu cyari cyo cy'ingenzi. Ni ukuvuga ngo icyo kintu kizamara urujijo muri twe, haba kuzo twibaza ndetse n'izo wenda dutekereza ko tutayibonera ibisubizo. Wow, rero bakunzi ba Mind TV, reka tubanze dushimire umwana w'Imana Guido, mu by'ukuri ujye tuganiriza neza. Muri wewe uri full package of knowledge, ufite ubumenyi buhagije rwose. Ujye ukomeza uze muri studio zacu dukomeze twigishe byenda umuco w'Uwiteka, uzagenda umurikira benshi. Rero aho muherereye hose ku isi, mwe mwakomeje kubana natwe ndetse mudukurikirana, mudahwema kudukurikirana. Twababwira iki? Utarakora subscribe yikore, ikindi kandi ibiganiro byiza nk'ibi uzubisangiza abandi. Rero ibiganiro byacu nakagaruka, amahoro y'Imana bane namwe, ni bya Mungu Etienne. Subscribe to Mind TV. Gusana ibyangiriza.